Hey guys, welcome back kuri Beautifully Mamming Rwanda. Nishimiye cyane kongera kubakira muri no video nshyashya y'uno munsi. Uyu munsi rero nje mbazaniye inkuru itari nziza cyane ariko imaze iminsi hanze nkeka abenshi muri mwe mumaze kwimenya. Ariko none ntago ari inkuru mbi, ni juste information kugira ngo mumenye aho ibintu bigeze bigenda. Vuba ahangaha basohoye itegeko rishya. Mu mezi ashize hajeho inkuru ivuga yuko umubare w'abanyeshuri wemerwaga muri Canada ugiye kugabanywa. Impamvu yabyo nuko bamaze kubona yuko abantu bamaze kuba benshi mu gihugu, atari kuvuga ko igihugu cyabaye gitoya, ahubwo amazu yubatse abantu babamo amaze kuba makeya. Hari igihe cyageze bafungura imiryango cyane, abayimmigrant baza ari benshi ku buryo amazu baturamo yagiye aba makeya. Amaze kuba makeya ibiciro birazamuka. Ariko nta gacyo cyonyine mu by'ukuri cyatumye ibiciro by'amazu bizamuka, uretse ko byarakontribuwe mu gutuma ibiciro by'amazu bizamuka. Canada yararebye isanga bari mu kibazo gikomeye cyo kumenya aho baturisha abantu, kuba nta mazu ahagije yubatse ahari, amazu bagiye bayazamura, loyer isigaye ihenda cyane. Nkuko nayo babwiye mu bihe byashize, inzu y'ibyumba bibiri uyiriha 1500, kera twayirihaga 800, hari naho twayirihaga 600. Iyo mvuga ngo kera ni umwaka ushize muri 2023-2022 gutyo, amazu yarakiri muri ayo mafaranga. Ariko uyu mwaka byarazamutse cyane, bariko nta nyubako nyinshi zihagije zo kugira ngo abantu baturemo. Ibyo rero byatumye bagabanya abanyeshuri cyangwa se abayimmigrant bareka bakinjira mu gihugu. Umubare w'abanyeshuri waragabanutse cyane. No kuvuga ngo gouvernement nimba yarahisemo kugabanya abanyeshuri b'aba étranger, ni source ya economy, ni source y'amafaranga menshi cyane Canada yinjiza, kuko amashuri muri Canada arahenda. Rero kugira ngo bazifate bavuga ati tugabanyije umubare w'abanyeshuri, nuko kweri babonaga ko batakiri capable yo kubijera, baravuga ati reka tugabanyije. Uko bizagenda nuko buri province ya Canada izagenda itanga umubare wayo w'abanyeshuri izagenda yakira buri mwaka. Tuvuge niba ari abanyeshuri en general bakirwaga ari 400, yenda bazagabanya bagere kuri 300 cyangwa 200. Bazagabanya pe. Nta gikuba cyacitse, nimutangire ngo mupanike. Abaplitse deja bakoze application mbere yuko iri tegeko risohoka, nimugire impungenge, mwe ntago byiyaplika kuri mwebwe. Mwarangije kwemerwa niba mwaremewe cyangwa se muri en attente, ariko mwaplitse mbere yuko itegeko risohoka, donc ntago ribafecta. Ariko kubazaplika nyuma yaryo cyangwa se baplitse nyuma y'iri tegeko, ndaza kubandikira itariki ryasohotse exact. Muri makeya nibagera ku mubare wuzuye bageneye uno mwaka, bazahagarika kwakira abanyeshuri. Ariko nta gikuba cyacitse. Niba waraplitse nyuma y'iryo tegeko, ntutangire kwibwira ngo birapfuye birarangiye. Oya, ikimana yakugeneye kiguma ari icyawe, kandi nizere ko ubanje nanone ugasenga, ukabyereka Imana, ugasaba Imana icyerekezo, ukabaza Imana icyerekezo, ukayoza se ni hano ungeneye umugisha, ubundi ukabona kwaplika. Rero nimba warabigenje utyo, nta mpamvu yo kugira impungenge, kuko Imana ntijye ibura aho icisha. Umva, ministre wa mbere yavuga ati rero turahagaritse kwakira abanyeshuri. Ari Imana yaguhitiyemo, ntabwo yabura gucisha kugira ngo ube umunyeshuri de surplus bafashe. Rero ndagira ngo nyine mbatera imbaraga, mbumvisha yuko nyine nubwo bagabanyije umubare w'abanyeshuri, ntimucike intege. Icyo nababwira gusa nuko mwabanza mukabaza Imana, kuko iyo baje inzira Imana ntabwo ushobora kuyoba. Rero baca intege. Hari ukuntu nyine abantu banonsa inkuru gutya, bana bakaza bashyizemo ibikabyo byinshi, wumva isi igiye kurangira nkaho Canada ari cyo gihugu cyonyine gihari. Umuntu ashobora no kujya muri Poland, numvise hari abantu bajya muri Poland. Umuntu ashobora no kujya muri Europe, hari ibihugu byinshi umuntu ashobora kujyamo, kandi akabaho neza, akiga neza, akagira ubuzima. Yari iyo nkuru juste nari mbazaniye yo kubabwira ko Canada yagabanyije abanyeshuri izajya yakira buri mwaka. Hari irindi tegeko naryo riherekeza iryo ngiryo ryo kugabanya abanyeshuri muri buri province. Murabona ko muri Quebec wasabaga ishuri, wamara kubona ishuri ugasaba permis d'études, nyuma ya permis d'études ugasaba certificat d'acceptation du Québec, ubundi warangiza ugakurikizaho visa. Niko bigiye kujya bigenda muri province zose. Nuko byari bimeze n'ubundi muri province ya Quebec, bigiye kujya bigenda gutyo muri province zose. No kuvuga ngo nimba ugiye muri New Brunswick, nabo bazakora lettre, ariko izajya bari lettre ya prove cyangwa se yemeza yuko province runaka yakwemeye kuza kwimukira muri iyo province mbega. No kuvuga ngo amategeko yarari muri Quebec agiye kujya noneho ahantu hose, agiye kwirepanda muri province zose.
impamvu bashyizeho iryo tegeko ni uko mu gihe bari barafunguye imiryango baremereye abamigrant benshi kuza, baremereye abanyeshuri benshi kuza inaha, byagezeho abantu noneho bakajya baplika baje bavuga ngo baje kwiga, ariko bagera inaha bakahita basaba ubuhunzi. Urumva biraza bikabuskira aho gatoya systeme yabo, bigasa nk'ibishiftinze. Urumva nimba waraje uvuga ngo uje kwiga, babaze deja ekonomi yayo mafaranga yawe ubazaniye, wagera inaho uti ngende impunzi. Parenthèse rero nuko bagezeho babona yuko fraude zimaze kuba nyinshi, fraude zituruka kuri permis étudiant babonye zimaze kuba nyinshi, baravuga ati you know what, uko bigiye kujya bigenda nuvuga ngo abantu batangaga lettre d'acceptation z'ibigo, bagatanga lettre d'acceptation zitari za fake. Rero ibyo bakoze kugira ngo bagabanye uburiganya mu byangombwa, kugira ngo ubone iyo lettre ya acceptation ya province ugiyemo, iyo province ikontakti ikigo cyawe kugira ngo bamenye neza koko kuri ko wiyandikishije muri icyo kigo, ko wanditse muri icyo kigo. Urupapuro ruragenda rugakonfirma admission yawe. Urumva rero hari amategeko abiri yahindutse: kugabanya umubare w'abanyeshuri no kongeraho urwo rupapuro mu zindi province zose, kuko muri Quebec ho byari bihari deja. Tumva byari ibyo ngibyo. Ikindi kintu ngiye kongeraho nuko akenshi munze kuvuga kuri province ya Quebec, ariko ubu ngiye kujya nkora kuri province zindi. Par exemple muri New Brunswick hari amaprograme ajya yakira abanyeshuri, ajya atanga kwiyandikisha kw'abanyeshuri. Aussi hari uburyo bwo gushaka utuzi, uri muri Afrika ugakora CV yawe, CV ukayikora mu buryo bw'abanyekanada, warangiza ukajya wiyaplikira gusa, ukajya waplika wohereza application paka umunsi umwe Imana igukingurira umuryango ukabona akazi ukaza uje gukora. Ikintu ugomba kumenya nuko niba ugiye gukora muri province, niba usabye akazi cyangwa ishuri muri province ivuga igifaransa, ugomba kwiga igifaransa, ugomba kwiyigisha igifaransa, kandi ntago ari ibintu bidashoboka. Hari abantu benshi nabonye mu Rwanda bigishije igifaransa. Hari n'umwe watanze témoignage ku Isimbi TV atubwira ukuntu yiyigishije igifaransa. Yari atuye hano ngo mu cyaro, akajya yigisha igifaransa kuri radio, s'il te plaît, kuri radio. Uwo muntu ubu ngubu ayobora abaturiste, kandi kugira ngo uyobore umuturiste bisaba kuvuga ururimi yumva. Ubwo rero uwo muntu yigishije igifaransa, yigisha icyongereza, none ubu ngubu asigaye afite ako kazi. Hari naho yageze ahura ngo na president, iyo nkuru ndumva mwarayumvise. Uwo muntu yarifashe yigisha ururimi, atari kuvuga ngo yagiye mu mashuri ya hatari, ariko yarifashe yigisha ururimi kandi ararwumva neza. Ikintu nabonye nuko iyo umuntu akunze ururimi ararwiga kandi akarushobora. Uburyo nize igifaransa nuko nagikunze, nkakiga, nkakigisha. Yego nagiye no ku ishuri, ariko ahanini communication nabyigiye mu mafilme, mu mateleviziyo, mu biganiro by'igifaransa. Rero nawe nakubwira nimba ushaka kuza kwiga muri Quebec cyangwa se muri province ivuga igifaransa, tangira wigisha ubu ngubu igifaransa, tangira upratique, urebe filme mu gifaransa, filme nziza zitarimo amafuti bien sûr, wumve prédication mu gifaransa, tuvuga butumwa mu gifaransa. Ama video kuri YouTube arahari n'igihumbi. Ikiza cyabyo nuko kuva ufite access kuri YouTube nta kintu utakwigisha. Ushobora no kwandika kuri YouTube ati apprendre le français, ukagenda ukumva ibyo abantu bagenda bavuga nyine muri iyo apprendre le français, ugakanda ku ma video yigisha igifaransa, umva wakimenya mu gihe kitarenze amezi 6. waburi ushobora kwiexprima mu gifaransa kandi bikoroheye. Ikindi kintu wakoresha uretse kumva ama video cyangwa se amafilme cyangwa se ibiki byo mu gifaransa, ni ugushaka umuntu mu kivugana. Niba ufite muri famille umuntu uvuga igifaransa cyangwa se utanamufite, ushobora kujya ureba izo filme cyangwa se ukumva ibyo biganiro, kumva izo nyigisho mu gifaransa, ukajya usa nk'ubisubiramo, ariko ukabisubiramo bivuga n'ijwi ryumvikana. Aho tuvuga no kuvuga n'ijwi ryumvikana. Ntangire ngo amakuru nagire ngo amasomo, ariko nyine ukajya ubivuga n'ijwi ryumvikana, ukiyumva, ukumva uko ubivuga, kumva uko ubisubiyemo. Nuvuga ngo ntiba ari ibintu usoma gusa, ko hari ukuntu tuba tuzi gusoma ururimi ariko tutaramenya kuruvuga, cyangwa se ngo turureke rusohoke mu kanwa kacu, kumva wakivuga ukumva biragoramye ukuntu. Ni nkuko natangira kwiga igishinwa muri aka kanya, ndabizi ko au début naba numva bisekeje biri bizarre, ariko uko ugenda ubisubiramo niko ugenda ubimenya.
rero nakubwira ni nimba ushaka gusaba ishuri n'ahangaha tangira wigisha igifaransa, tangira wigisha icyongereza nimba ushaka kujya muri province bavuga icyongereza kuko nabyo birahari. Icyo nshaka gutangira gukora nuko ubwo amaviza y'abanyeshuri agiye kugabanuka, reka dutangire turebe n'ubundi buryo bwo kuzinaha, yenda ukoresheje visa visiteur, uko wasaba visa visiteur, uko wasaba visa ifite permis de travail, uburyo washaka akazi, uburyo wakora CV yawe, nkeka bizafasha abantu. So yeah guys, reka tugire dufunge ino video, ariko nizo nkuru nari mbazaniye. Nizere ko ari uwo byigishije ikintu, nizere ko hari akantu gato yambasizemo, kano karaka video gato yakihuse katarimo information za hatari, ariko karimo information zikenewe ku batari bamenya yuko abanyeshuri bakirwa muri Canada bagabanutse, cyangwa se ku batari bamenya izo information tout simplement mbazaniye. Rero mbaye mbashimiye ko mwarebye ino video kugeza hano irangiriye. Nzababona mu minsi iri imbere mbazaniye indi video. Rero naho utaha, Imana ikomeze ibarinde. Bye bye.